Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi b'ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ndagarutse rero n'ubundi ku mazina ni Gasigwa Balthazar kuri The KK TV Rwanda, n'ubundi ni ibisanzwe tugiye kwiga ijambo ry'Imana kandi buri muntu wese agomba kuba ari hafi kandi akabiha agaciro kugira ngo tuze gukomezanya n'iki cyigisho, buri muntu wese atuje kandi ubwenge bwe yabuherereje ku Mana cyangwa se yabuherereje ku Muremyi wacu kugira ngo tuze kubasha gusobanukirwa no kumenya neza ukuri, mbese ni igiki kiri kujya mbere. Rero ndashuhuje abantu aho muherereye hose, Abanyarwanda, ni ukuvuga ngo Abanyarwanda nibo babashije gukurikirana ibi byigisho muri iyi minsi kubera ko ibyigisho biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko Imana iri guharura inzira no ku bantu batabasha kumva Ikinyarwanda, ariko waba uri umunyamahanga aho uherereye hose urabasha gukurikirana bino byigisho mu rurimi rw'Ikinyarwanda, kandi aho uherereye hose ndagushuhuje, haba muri Afurika ndetse no hanze y'Afurika, mwese aho muri mugire amahoro. Tugiye kwiga icyigisho kuri uyu munsi gifite umutwe uvuga ngo uburyo umuntu yakira ikimenyetso cy'Imana cyangwa agashyirwaho icya Satani. Mu bihe byashize twize uko abakera cyangwa se mu minsi yashize abantu baramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bagashyirwaho n'ikimenyetso cyayo ariko mu buryo bwa gipagani. Ubu rero noneho tugiye kureba mbese ni gute abantu bazakira ikimenyetso cy'inyamaswa bagashyirwaho umubare nk'uko tuwusanga muri Bibiliya, ni gute abantu bazakira ikimenyetso cy'Imana mu buryo bugezweho cyangwa se bwa gikristo. Ikaze kuri buri wese rero, reka mbere ya byose tubanze dusenge duhe Imana icyubahiro. Turagushimye Data wera wo mu ijuru, wakoze kuba wemeye kuduha iyi minota, kuba ugiye kuyobora aka kanya kose, ntacyo tuzi turagira ngo dusobanurire buri kimwe cyose, harimo n'ubuhanuzi kandi muri iyi minsi ni isaha iyobora buri muntu wese kugira ngo hatabaho kwira, hatabaho kuyoba. Mwami Yesu udufashe rero kugira ngo kize gusoza kandi imitima yacu yejeshejwe n'amaraso yawe, maze ubumbure iminwa yacu ivuga ishimwe ryawe, kandi imitima yacu uyihugurire kurarikira iby'ijuru. Nibyo tugusabye kandi tubisabirana twese mu izina ryawe Yesu Kristo, urakoze, amena. Ikaze nanone, nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze kugira ngo tuze gufatikanya twese hamwe duhuje umugambi, kandi Imana yiteguye kudufasha, Imana yiteguye kuduha umugisha. Ni icyigisho rero gisa nk'aho twavuga ko ari igice cya kabiri kuko igice cya mbere cyaratambutse, niyo mpamvu rero buri muntu wese ararikiwe kugira ngo abashe gukurikirana ubwenge butangwa n'ijuru, ubwo benshi bari guharanira kunguka ubwenge butangwa n'isi, ariko namwe ndabararikiye kugira ngo mwunguke ubwenge butangwa n'ijuru. Ntago turi buze kujya kure ya Bibiliya, ahubwo ibyinshi n'amasomo menshi turayasanga muri Bibiliya. Murambure muri Ezekiyeli ibice 20 umurongo waho wa 20, haravuze ngo isabato ni ikimenyetso cy'Imana. Isabato ni ikimenyetso cy'Imana, ni ukuvuga ngo ntago twaza kwiga uburyo bwo gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana cyangwa se icy'inyamaswa tutarasobanukirwa n'iri somo riri aha ngaha. Ezekiyeli ibice 20 umurongo waho wa 12 birahamya neza neza ikimenyetso cy'Imana icyo ari cyo, biragaragaza neza uburyo Imana yagaragarije imbaraga muri uyu munsi wa sabato. Nonaha buri muntu wese natangire ahe agaciro ibi bintu tugiye kuvugira aha ngaha, kuko kubyumva ni kimwe ndetse no kubishyira mu bikorwa cyangwa se no kubyumvira ni ikindi cya kabiri. Aho buri wese agomba kugaragaza uruhande aherereyemo ku
mugaragaro. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ibimenyetso ni bibiri, hari ikimenyetso cy'Imana hakaba n'ikimenyetso cya Satani. Ubu butumwa burakomeye, ubu butumwa Satani ntashaka ko abantu babusobanukirwa, ntashaka ko abantu babwumva, ariko nyamara Imana yo iraduhamagarira, iradushishikariza gukurikirana buri kimwe kugira ngo tubashe kugira umumaro muri iyi si, kuko Imana rwose iradukunda kandi idufiteho umugambi mwiza cyane. Reka tubanze dusobanure ngo igishushanyo ni iki, ikimenyetso ni iki, inyamaswa ni iki, kuko turaza gusoma n'ubundi somo riboneka mu Byahishuwe, aho turi buze kwiga neza tugasobanukirwa mbese ni gute ubu butumwa bugomba kubatura umuntu ubwumvishe kandi bukamwungura ubwenge. Igishushanyo, iyo bavuze ngo igishushanyo cy'inyamaswa, iyo bavuze ngo igishushanyo cy'inyamaswa ni uruhurirane cyangwa se urwiyunge rw'amadini n'amatorero yose ariko yayobye cyangwa se ayobowe na Satani, ayobowe n'ikinyoma, ari gukwirakwiza ubuyobe muri iyi si. Ni ukuvuga ngo aya madini n'amatorero yose iyo yihurije hamwe agashyiraho ikintu kimwe kigomba kugenderwaho, kigomba kwemerwa na buri wese ku neza cyangwa ku nabi, bihita biba igishushanyo. Hepfo ikimenyetso ni iki? Iyo bavuze ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki? Ikimenyetso cy'inyamaswa gitandukanye n'icy'Imana. Ikimenyetso cy'Imana ni isabato, ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru cyangwa se umunsi wa mbere ubanziriza sabato. Uyu munsi ntiwahozeho kuva kera, ahubwo nk'uko twabyize waje kwaduka ahagana mu gihe cya gatatu cy'itorero ry'Imana cyiswe itorero ry'i Perugamo, ahagana mu mwaka wa 313 kugeza mu mwaka wa 538. Aha ngaha niho Satani yaje kwimika itorero rye ku isi ku mugaragaro, yinjiranye itorero ry'Imana, arangije ashyiraho ikimenyetso cyiwe nk'urwibutso ku bazamwizera cyangwa se bakemera kumuyoboka. Nibyo rero aha ngaha birumvikana ko Imana ifite ikimenyetso cyayo na Satani afite icyayo. Ikimenyetso cy'Imana ni isabato, naho ikimenyetso cya Satani ni icyumweru. Ese abantu bazagishyirwaho bate? Twabonye mu buryo bwa gipagani ukuntu byagenze. Ubu rero uyu munsi tugiye kureba mu buryo cyangwa se turi kureba mu buryo bwa gikristo, mu buryo bugezweho buri digitale butagaragara, uburyo bukorerwa mu bwenge. Inyamaswa ni iki? Iyo bavuze inyamaswa usobanukirwa mu buhe buryo? Mu Byahishuwe ari amasomo buriya buhanuzi ahanini bugenda bugaragaza inyamaswa, igishushanyo, ikimenyetso. Ibi birakomeye cyane ntabwo wabyibashisha, niyo mpamvu ngushishikarije gukurikirana bino byigisho, kuko Imana yatanze umuburo ahantu hose kugira ngo hatazagira uyoba. Inyamaswa ni ubwami, inyamaswa ni ubutegetsi buyobowe na Satani cyangwa se leta zikorerwamo na Satani, zikangurira cyangwa se zigisha amategeko ya Satani mu isi, zikigisha abantu kuyayoboka no kuyumvira, niyo bita inyamaswa. Ibi byose amasomo arahari abisobanura, ariko kubera ko turi kwiga kugira ngo dusobanukirwe, bimwe na bimwe tuzajya tubikomerezaho mu byigisho bikurikira, kugira ngo ahari bike bidufashe kandi bitugirire umumaro. Niyo mpamvu rero urarikiwe gukurikirana ibyigisho byose, kuko aho utumvishe icyo washakaga none, ahari ubutaha bikurikiraho. Aho usengera hose ugomba kwitegura guhitamo kumvira Satani cyangwa Imana. Ni iby'agaciro kandi ni iby'umumaro kuri buri muntu wese ushaka gutangira urugendo rugana mu ijuru, kuri buri wese ushaka kujya yumvira Imana, ushaka kujya yubaha Imana. Igihe ni iki ngiki ngo utangire werereze umunsi Imana yashatse ko abantu bawuruhuka, kandi ukababera urwibutso rw'uko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi, ko Imana ariyo ishoboye byose, kandi buri muntu wese agahabwa umudendezo wo kwihitiramo buri kimwe cyose, kuko Imana ntijya
ihata cyangwa se ikoresha agahato nk'uko dusanzwe tubizi. Ubwami bwa Antikristo bwahozeho nk'uko twabibonye kandi buriho, buri gukora mu buryo bw'ibanga kugera aho buri wese azasobanukirwa n'imikorere ya Satani n'icyo agamije. Amaze gukuraho isabato y'Imana ahatira abantu kuruhuka icyumweru cyangwa se dimanche, ababeshyabeshya cyangwa se abashyekenga, ababwira ko ari nta kibazo, ko rwose ari ibihe byo kugerageza kugira ngo isi barebe ko yahindukaho gatoya, kugira ngo isi igarukemo amahoro, ariko ibi ngibi ni ukubeshyabeshya abantu, ahubwo azaba ageze ku musozo wo kurimbuka, azaba arimo ashaka abantu bamukurikira, imperekeza zamukurikira kugira ngo yere kurimbuka wenyine. Ibyahishuwe ibice 13 umurongo waho wa 11, aha tuhasanga inyamaswa izamuka iva mu butaka. Twasobanuye iyo bavuze inyamaswa icyo ari cyo, wabyumvise. Aha ngaha turaza kuhasoma mu kanya gatoya. Reka tubanze dusome ahantu hari ipfundo ry'intambara iheruka hagati ya Kristo na Satani. Aha turabisanga mu byahishuwe ibice 14 umurongo w'9. Ibyahishuwe ibice 14 umurongo w'9. Bavuze ngo iki? Ese bisobanuye iki? Mureke dusome twumve ikijya mbere. Ibyahishuwe ibice 14 umurongo w'9. Baranditse ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga, niyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro, abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Amen. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya nk'ukwa Yesu. Ntago umuntu wese muri iyi si yabaho nk'umuntu udafite umumaro, yabaho nk'umuntu udafite icyo akora, ahubwo buri muntu wese arararikiwe kugira icyo akora, arararikiwe kugira umumaro, kuko Imana yaturemye idukunda kandi idushyiraho umutima, kandi rwose yemera ko umwana wayo apfira mu isi kugira ngo here kugira umuntu uzimirira muri iyi si. Rero ni iby'agaciro kuri buri muntu wese. Tumaze kumva inyamaswa icyo ari cyo, tumaze kumva ikimenyetso icyo ari cyo, tumaze kumva igishushanyo icyo ari cyo. Rero ibi byose biherekezwa n'umubare. Bibiliya yarawugaragaje umubare w'inyamaswa, dore ngo ni 6 6 6. Ariko ibi ngibi harimo ubwiru bukomeye cyane. Benshi bagenda bashushanya ibishushanyo cyangwa se amafoto ateye ubwoba, bakandika 6 6 mu inshuro 3 mu ruhanga rw'umuntu. Ariko ibi ngibi ntabwo ari byo. Nk'uko tubisomye ubutumwa bwa marayika wa gatatu, turaza kubisobanura neza mu byigisho bikurikiraho ubutumwa bw'abamarayika batatu, ubutumwa buzigishwa mu isi yose, ubutumwa buzatandukanya ukuri n'ikinyoma, ukuri buzatandukanya uwizera n'utizera, ari naho hari ishingiro ry'intambara ikomeye. Ntago uyu mubare uzashyirwa mu ruhanga mu buryo bugaragara nk'uko Satani we ashaka ko abantu babyizera, ngo dutegereze ko tuzaza, ngo dutegereze ko bazaza bakatwandikaho ziriya 6 mu ruhanga cyangwa se mu kiganza. Hoya, ahubwo ikimenyetso uriya mubare uzakora ute? Nk'uko twabibonye turi mu buryo bugezweho cyangwa se buri digitale, uburyo butagaragara, uburyo bukorerwa mu bwenge. Reka buri muntu wese abitegera amatwi. Mbere habayeho mu buryo bugaragara, ubu rero bizakorerwa mu buryo
butagaragara. Nta muntu n'umwe uzica amategeko y'Imana uzigera agira amahoro. Uburyo butagaragara ni ubu ngubu: umuntu wese uzanga kumvira Imana mu gihe cy'akarengane, mu gihe isi yose izaba itangaje ko hagomba gushyirwaho ikiruhuko kimwe, umunsi umwe, ari wo dimanche cyangwa se isabato y'igihimbano, umunsi wa mbere, icyo gihe umuntu wese uzemera gukoresha ukuboko kwe kuri uwo munsi, yarangiza agatera umugongo umunsi wa sabato, icyo gihe azaba ashyizweho ikimenyetso, mu kiganza cy'iburyo, kuko yemeye gukoresha amaboko ye yica amategeko y'Imana. Umuntu uzemera kwizera inyigisho z'ibinyoma zivuga ko icyumweru ari wo munsi isi ibonye ko wabera abayituye ikiruhuko, baba abakristo n'abatari abakristo, baba ababishaka n'abatabishaka, icyo gihe umuntu wese uzabyizera yarangiza akabigaragarisha imbaraga ze. Hari ugukora mu buryo bw'ubwonko, abakoresha imashini barabizi, kompiyuta, abakoresha ibindi bikoresho bigezweho barabizi, ukemera kujya kwicara mu biro ku munsi wategetswe n'Imana, icyo gihe uzaba ushyizweho ikimenyetso mu ruhanga, kuko uzaba wizeye ibinyoma kandi ukabigaragarisha ibikorwa byawe. Hari abazajya mu murima bagahinga ku munsi w'isabato, icyo gihe uzaba ushyizweho ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo. Ntabwo ari umubare bazaza bandike ngo ni mu kiganza, ngo bandikeho ziriya za gatandatu, oya. Ntabwo ari umubare bazaza basature umutwe cyangwa se bagende bandike mu bwonko gatandatu, oya. Ahubwo bizakora mu buryo butagaragara, ni mu buryo bwo kumvira Imana cyangwa se ukumvira Satani. Ngayo nguko ukuntu Satani yamaze kwinjira mu iterambere, ukuntu Satani ashaka kuyobya no kujijisha abantu, tukazashiduka twaramaze gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa se ku kiganza cy'iburyo. Nguyu umubare mu buryo butagaragara. Uyu mubare ni umubare wo mu bwenge. Uyu mubare ni umusemburo wo gutandukanya ubwoko bw'Imana n'ubwoko butari ubw'Imana. Reka mbabwire ko kugeza magingo aya ngaya ho inyamaswa itarazamuka, yarazamutse ariko ntirashyira mu bikorwa. Turaza kuhasoma twumve. Iri tangazo nimwumva ritangajwe, nimwumva hatangiye gushyirwaho agahato n'imbaraga zo kugira ngo abantu bubahirize amategeko y'ubupapa, amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo gihe bizaba bisoye ko umuntu wese kwihangana kw'Imana kuzaba kwashyizweho akadomo, kuko uzajya ukora buri kantu kose kajyanye no kwica itegeko ry'Imana, uhite ushyirwaho ikimenyetso cya Satani, uhite uhabwa uriya mubare uzakoreshwa cyane mu bijyanye no kugura no kugurishwa. Kugeza amagingo rero ntabwo abantu bica isabato cyangwa se bataramenya umucyo w'isabato, ntabwo abo bantu bari batangira gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa mu buryo butagaragara, ahubwo iyo bapfuye bataramenya umucyo w'isabato nyakuri, bacirwa urubanza hakurikijwe ibyo bizeraga mbere. Ese andi mategeko bamenyeyo bayakurikije bate mbere y'uko iri ngiri ry'isabato rigerwaho? Niyo mpamvu buri muntu wese arashishikarijwe kwitegura hakiri kare. Abantu benshi ku isi bashobora kuyibaho ariko barapfuye, bashobora kuyibaho bategereje guhabwa ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko marayika yabagezeho ategereje ko bihana bakanga. Icyo gihe rero nta kindi baba bategereje usibye kurimbuka, bagahita baba ibikoresho bya Satani. Reka rero buri muntu wese abishishikarizwe kumvira, niko kumvira kw'Imana. Kumvira kuzima gutera umuntu kunesha, gutera umuntu kunguka ubwenge, akamenya ubucakura bwa Satani. Reka rero muri iki gihe dutegereje kugaruka kwa Yesu, amazina yacu tureke dutume yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kuko ariho abera bose bazahererwa ibyo twasezeranijwe, ibyo Imana
yabasezeraniye. Rero igihe kiri bugufiya, wajya kumva ukumva mu gitondo ngo birabaye, wajya kumva ukumva ngo ejo birabaye. Icyangombwa ni ukwitegura. Ntabwo urugamba warwifashisha, ntiwarurwana ngo uruneshe. Nk'uko turi kubibona muri ibi bihe tugezemo, abantu bari bazi ko bashobora kurwanya inyamaswa, bari bazi ko bashobora kurwanya ubutegetsi bwa leta, ariko mwarabibonye ko kuboha kwabayeho. Abantu baraboshywe, abantu barakubitwa, abantu bahigwa mu bihuru. Aka ngaka ni akiyerurutso, aka ngaka ni akamenyetso gatoya cyane, kuko ibindi byo bizaba birengeje urugero rwo kwihanganirwa. Nta rugamba umuntu yabasha kujya ari wenyine ngo arutsinde. Ibi ngibi Imana ibishyizeho, iretse ko bibaho kugira ngo abantu bashishoze, bamenye ko urugamba atari urwabo, ahubwo urugamba ari urw'Umuremyi, ko icyo dusabwa ari ukumvira, maze tukareka imbaraga z'Imana zigakora kandi zikigaragaza mu buryo bwuzuye. Mureke rero buri muntu wese, ibi bitambutse aha ngaha bya kovide, ibi bitambutse byo gukingira, nubwo bitararangira neza, bizakomeza mu buryo bweruye kandi mu buryo bwo gukura kuri uriya mubare wa 666 mu buryo bugaragara, ariko ni ikimenyetso Imana itanze ku bwoko bwayo ko tugomba guhagarika kwirwanirira kose no kwiyumvamo ubudahangarwa kose, ahubwo tukumvira Umuremyi wacu mu byo adusaba, kuko ari we uzaduha imbaraga zidushoboza gutsinda ubu bucakura bwa Satani. Iyi ntambara irakomeye, intambara yo kwica ubugingo hagasigara umubiri. Iyo ntambara Satani niyo agiye gukoresha muri ubu buryo buheruka, muri iyi ntambara iheruka. Mureke rero buri muntu wese abisabire, asabe imbaraga kugira ngo ubu bwiru bwa Satani bukomeye bwere kuzatugwa gitumo, ahubwo buzasange twarabonye imbaraga ikomeye, twarabonye imbaraga idufasha gutsinda urugamba. Ngaho rero niwongera gusoma buriya butumwa bw'umumarayika wa 3, nubwo tutariga ubw'uwa mbere n'ubw'uwa kabiri, ariko buriya butumwa burakomeye. Niwumva ngo gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga, niwumva ngo gukora k'umubare 666, niwumva ngo gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo, ntuzigere wongera gushidikanya cyangwa se usaba ubundi busobanuro, ahubwo uzahite wumva ko iri jwi rivuye ku Mana, ko iri jwi Imana yemeye ko rikugeraho, kugira ngo were kugwa mu moshya, kugira ngo umenye icyo gukorwa, kugira ngo utangire wumvire, dutangire twumvire Imana hakiri kare, ubugingo bwacu tubushe muri Kristo. Icyo ni cyo Imana idushakaho. Murambure mu Byahishuwe ibice 13 umurongo waho wa mbere. Ibyahishuwe ibice 13 umurongo waho wa mbere. Reka tuhasome twumve icyo bavuze. Byahishuwe ibice 13 umurongo waho wa mbere. Ese bavuze ngo iki? Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona inyamaswa iva mu nyanja, ifite amahembe 10 n'imitwe 7, ifite amahembe 10 n'imitwe ingahe? N'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya ruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawiyishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ushaka kuyirwanya? Ninde wabasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru bose. Amena. Ibi ngibi Imana ntishaka ko utabimenya. Ibi ngibi Imana ntishaka ko utabimenya, ahubwo Imana ishaka ko usobanukirwa ibi bintu, ukamenya ngo ni iki kijya mbere. Iyi nyamaswa twarayize neza. Mu butumwa buherutse twasomye iby'abahamya 2, twize iby'abahamya 2 barenganyijwe imyaka 1260.
Iyi nyamaswa ngo yakomeretse uruguma rwica. Twarabibonye uriya mupapa ubwo Imana yahise ihagarika akarengane, Imana ihagarika imyaka yari ishize abantu barenganywa, uriya mupapa twarebye ukuntu yaje gupfa, twarebye urupfu rwe, kiriya cyigisho ni cyiza cyane, mugende mwongere mukige. Aha ngaha rero iyi nyamaswa n'ubundi yahozeho niyo igiye kongera kugaruka ngo ikore ibyo yigeze gukora n'ubundi byabanje, kuko twarabyize ku nshuro ya mbere nibwo bari bize bigira inama yo gukuraho amategeko y'Imana, kandi muri Daniyeli yari yarabyeretswe ngo nuko ngo hazaduka ngo umwami ngo arandura ngo utwo duhembe dutatu, tuzasoma neza ngo hagati y'ayo mahembe atatu hashibuka kandi gahembe, ariko ako gahembe karazamuka karakura ngo kagere mu ijuru, ngo kicare ku ntebe, ngo gasumbe Imana, gasumbe icyitwa Imana cyose. Ako gahembe ni akandi bwa papa, ni ubutegetsi bw'i Roma bwimitse ubwami bwabwo mu mwaka wa 313. ngo ako gahembe ngo cyangwa se ngo ubwo butegetsi ngo buzigira inama yo gukuraho ngo amategeko y'Imana, ngo buzigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Ibi byabayeho mu mwaka wa 313 ubwo bakuragaho isabato ku nshuro ya mbere. Ibi ngibi ni ibyo kwitonderwa. Iyi niyo nyamaswa rero iri kuvugwa aha ngaha, ngo kandi uwo mwami ngo ntazita ku zindi mana ngo z'abamubanjirije, ngo imana z'ibihome z'abamubanjirije, ngo ahubwo ngo azita ku mana y'inzaduka, ngo imana imenya ibitamenyekana, ngo imana ngo ye ngo izaba ngo atari imana yo kwita ku by'abagore, ku byo gushaka cyangwa se ku byo kurongorana. Uyu mupapa, uyu mwami ni umwami ukomeye cyane, inyamaswa ya kane izasoza ubutegetsi bw'isi, izasoza amateka y'isi, nta handi igomba kugaragarira usibye ku itorero Gatulika ry'i Roma riyobowe n'ubupapa, rizaba rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu gikize kandi kiyobora ibindi byose ku isi, haba mu butware, haba mu ikoranabuhanga ndetse no mu bucuruzi, ahantu hose kiyoboye isi yose. Iki gihugu rero kigomba kuzakora amateka yo gushyira akadomo ku musozo w'isi, ariko Imana yo ntago yabibemerera, ahubwo Imana niyo izagena ikurikije agahe yaduhaye ko kwihana, ikurikije aho isaha igeze, ivuga iti reka nziture, reka ndekure uyu mwami noneho akore ibyo ashaka, kuko ubwoko bwanjye bumaze kwitegura. Nawe rero aho uri hose witegure, kuko bidatinze Imana igiye kurekura, igiye kugururira uriya mwami, iriya nyamaswa yarishwe na ruriya ruguma, ariko imaze gukomereka, Imana igiye kureka rwongere rukire, ikore cyangwa se isoze amateka y'iyi si. Bene data aho muherereye hose nimwitegure ibigiye kubaho. Ntago Imana ishaka ko habaho gutungurwa, ahubwo Imana ishaka ko buri kintu cyose abantu bayo babasha kubanza gusobanukirwa, bakamenya ikijya mbere, bityo tukaronka cyangwa se tugahabwa imbaraga iva ku mwami wacu, kuri Yesu Kristo mu maraso ye. Nk'uko twabibonye, kwirwanirira ntibibaho kandi buri muntu wese yatungurwa. Niyo mpamvu dusabwa gusenga amanywa n'ijoro kugira ngo ibi byose byere kuzadutungura. Tugiye gusoza iki cyigisho cyacu cyiza kandi gifite imbaraga ku muntu wese uzagiha agaciro kandi akagira kumvira kuzima, bityo hakabaho kwezwa k'umutima, hakabaho kwezwa ibyaha byose, hakabaho kubabarirwa, maze tukambikwa intwaro zo kunesha. Reka dusome isomo ryo mu Byahishuwe. Uyu munsi turiga ubuhanuzi bikomeye cyane, kuko niho hari ipfundo ry'intambara iheruka. Byahishuwe ibice 15 umurongo waho wa mbere. Reka murambure Bibiliya zanyu twumve iby'iri jambo. Byahishuwe ibice 15 umurongo waho wa kangahe? N'ubundi turasoma umurongo waho wa mbere, ntago turajya kure, twumve icyo batubwiye. Umurongo waho wa mbere, Byahishuwe ibice 15
umurongo waho wa mbere baravuze ngo mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo bamarayika barindwi bafite ibyago birindwi, nibyo by'imperuka, kuko muri ibyo arimo umujinya w'Imana wuzurira. Murabyumvise ra? Ngo muri ibyo ngo niho umujinya w'Imana ugira ute? Wuzurira. Ibi byago byari bigiye he? Mbona igisa n'inyanja n'ibirahure bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure, bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati, Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje, Mugabe w'amahanga, inzira zawe ni izo gukiranuka n'ukuri. Amena. Ahangaha baba bari gushima Imana bashoje urugendo, batsinze, banesheje ya nyamaswa twasomye. Ahangaha yavuye mu gitaka, ariko iyi nyamaswa irakomeye cyane, ariko nubwo yakomera ntago yaruta ububasha bw'Imana. Reka twongere dusome Ibyahishuriwe umurongo wa 16, ibice 16, mubabarire umurongo waho wa mbere. Reka twumve. Numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika barindwi riti, nimugende musuke mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Murabyumvishe? Ahangaha urugamba abera baba bamaze kurangiza, ahubwo Imana yari igiye kuzamura itorero, kandi ntabwo yagombaga kuzamura iri torero itarabanza kwiyerekana kugira ngo Satani arekure ubwoko bwayo, nk'uko muri Egiputa byagenze. Yasohoye Abisiraheli kugira ngo bajye kuyitambira, bajye gutangira umurimo, bajye mu gihugu cy'isezerano. Ibyo yabanjije gukorera muri Egiputa ku Banyegiputa nibyo igomba kongera gukorera ku batuye isi kandi banze kwihana. Mureke dusoreze ahangaha mu Byahishuriwe ibice 13 umurongo waho wa 11. Nari nahasomye ariko ndatangirira ku murongo waho wa 13. Kandi ikora ibikomeye, ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru. Imanura umuriro uva mu ijuru. Iki kintu si gikomeye cyane? Ibitangaza ngo byarakozwe. Iyi ni ya nyamaswa imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Murabyumvire? 14. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa. Twabirebye uburyo igishushanyo kiremwa. Mbese igishushanyo ni iki? Twabibonye. Yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Yego, wa mwami warenganyije itorero ry'Imana mu myaka 1260, yarangiza akakwa ubutware, yarongera arazuka. Ni mu murongo wa 15. Ihabwa uha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka. Mubyumve namwe, ngo kivuge, nikimara kuvuga kandi cyicishe abatakiramya bose. Ibi bintu birakomeye. Igishushanyo, reka mbabwire ko cyararemwe. Roma yatanze amafaranga y'akayabo kugira ngo itere inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe n'abaporotesitanti gushyiraho cyangwa se kurema igishushanyo, umurongo ngenderwaho w'ubutungane bwo ku isi, w'uko abantu bagomba gusenga, w'uko abantu bagomba kubaho. Ibi ngibi byarakozwe. Igishushanyo rero cyararemwe. Icyo gihe kimaze kuremwa, n'ubundi Roma iragoma irashyigashyira, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gihabwa guhumeka. Ubu Bibiliya yaranditswe, Bibiliya ye ijambo ry'Imana, Bibiliya nshya izakoreshwa kandi yatangiye gukoreshwa. Iyo bavuze ngo guhumeka, ni ukuvuga ngo ibi binyoma byanditse muri Bibiliya bidahuje na Bibiliya yera, tuzasomaho bikeya bitandukanye na Bibiliya yera. Abantu batangiye kubyizera kandi birigishwa mu madini n'amatorero yo hanze agiye atandukanye. Nicyo bita rero guhumeka. Ni ukuvuga ngo ijambo cyangwa se ubutumwa bw'ibinyoma bwatangiye kubwirizwa hirya no hino. Ngo kivuge, ni ukuvuga ngo kuvuga ni iki? Kwerura, kuvuga ngo abantu bagomba gukora batya, tugomba gushakira isi umudendezo, tugahagarika inzara, tugahagarika intambara. Ibi ngibi biri kuba, kandi cyicisha abatakiramya bose.
kuvuga ni iki? Ni ugutangaza itegeko ngo isi yose igomba gukora gutya. Isi yose dusanze igomba kuruka ku munsi w'icyumweru, umunsi wa Satani, ikimenyetso cya Satani. Nyuma yaho cyicisha abatakiramya bose. Umuntu wese utemeye kugendera muri ubwo bubasha, muri ubwo butegetsi, muri iryo tangazo, buri muntu wese agomba kwicwa, keretse ba bantu 144 bazaba umuganura ku Mana, bazahagarara banesheje, bazaririmba ya ndirimbo, bagategereza abandi bazaba bagiye kuzuka. Abo ngabo nibo bonyine bazahagarara mu mwanya ukwiriye, kandi bakanesha ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, bakayinesha bafite kwizera no guhamya kwa Yesu, bahagaze ku mategeko y'Imana 10 hatavuyemo na rimwe. Reka dusoreze ku murongo waho wa 16. Umurongo waho wa 16 baravuze ngo itera bose abaki bande, itera bose aboroheje, abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu 6, kandi uwo mubare we ni 666. Mwa bantu mwe, nta kintu Imana itatubwiye. Ese murumva hari ikintu Imana yaduhishe? Nta na kimwe rwose. Ngo uwo mubare ngo ni kangahe? Ni 666. Ariko Satani uko ashaka ko uyu mubare umenyekanamo, we arimo arajijisha. Uko basomye Satani agomba kuza, we siko aza. Satani afite uburyo bwinshi yiyoberanyamo. Nk'uko Adamu na Eva bayobewe ukuntu Satani yaje yabaguye gitumo, ni nako Satani ari kugwa gitumo abo muri iki gihe cyacu cyo mu minsi isoza, aho yavuze ngo itera aboroheje, abakene, abatunzi, ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Twarebye ukuntu abantu bazagishyirwaho, tureba ukuntu mu ruhanga bizagenda, tureba ukuntu mu kiganza ikimenyetso gishyirwaho. Bivuze ngo ntihazagire umuntu wongera kukubeshya, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha. Ibi ngibi byaratangiye, kuko uyu mubare ni kode cyangwa se password ikoreshwa n'ibigo bikomeye, amabanki, amasosiyete agiye atandukanye. Ibyangombwa byose iriya kode iba ifungiyemo kuri buri ruganda rwose. Igikoresho cyose wagura, izi telefone dutunze, ibintu byinshi tugura ku isoko, iyi password iba ifungiyemo mu buryo bw'ibanga. Ariko uyu mubare rwose ufite imbaraga, kandi natwe rwose ibintu byinshi dufite uyu mubare urakora. Ariko kugira ngo tuwuhunge bizaturuka mu kumvira kuzima, mu kumvira amategeko y'Imana, kuko kumvira niko kuzaduhesha kurwanya gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko kumvira Imana aribyo bizadutera gushyirwaho icy'Imana, naho abatarumviye Imana bagahita bashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi uriya mubare uzagira ingufu mu gihe cy'akarengane, mu gihe cyo gutangazwa kwa Dimashe, nibwo uyu mubare uzigaragaza, buri muntu wese akabona ko koko ari Satani, kuko utazemererwa kugira ikintu na kimwe ukora utabanjije kwica amategeko y'Imana, utabanjije guhakana isabato, ahubwo ugomba kubanza kwemera ububasha bwose bwa Satani kugira ngo wemererwe kugura cyangwa kugurisha. Aho amasoko menshi akomeye azajya arema ku isabato, inama ziremereye zirimo agaciro zifitiye abaturage umumaro zireme ku isabato, butike zose utemerewe gukingura ku isabato azafungwa, cyangwa se ahitemo gufunga butike yatahe, kuko serivisi nyinshi za leta zifasha abaturage mu kwiteza imbere zizakora ku munsi w'isabato. Utemere kujya kuyaka ku wundi munsi, kuko iby'ingirakamaro byose, hafi ya byose bizashyirwa ku munsi w'isabato, umunsi w'Imana, kugira ngo batege imitego
abana b'Imana bazabura ibyo kurya, bazabura ibyo kwambara, bazabure serivisi zigiye zitandukanye, ariko Imana izaba ifite buri kimwe cyose mu biganza byayo, kuko ntibazigera bahungabanywa cyangwa ngo bahuhwe n'uyu muyaga w'akarengane. Mureke rero buri muntu wese atangire yitegure, kwitegura nyako ni ukumvira Imana ibyo idusaba, tukihana, twamara kwihana tukabaturwa, amazina yacu akandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kuko abantu benshi amazina yabo ari kwandikwa mu gitabo cy'urupfu, ndetse Mwami Yesu amazina y'abana bawe bakumvira kandi bafite inzara n'inyota byo kumva ukuri, bityo kukatubatura, uduhe kandi ubahe gushyirwa mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo ubwo uzahamagara abawe banesheje, natwe amazina yacu tuzayumvemo kandi tuzabane nawe mu bwami bwawe. Turashoje rero, mureke twese hamwe dusenge kandi buri muntu wese abisabire umugisha, kugira ngo byere kutubera imburamumaro, ahubwo bitubere ikintu cyiza gihesha buri muntu wese ibyiringiro byo kuzabana n'umwami wacu muri Yerusalemu nshya, isi yagizwe nshya, isi yagizwe paradizo. Mureke rero twese hamwe duhe Imana icyubahiro, dusenge, dusoze iki cyigisho mu mbaraga ikomeye cyane, buri muntu wese iramufasha. Shimwa Data wera wo mu ijuru, wakoze kuba uyoboye iyi gahunda mu ntambara ikomeye cyane, ukaba wemeye ko iki cyigisho gitambuka, kandi si kubw'imbaraga zacu. Reka rero buri muntu wese muri iki gihe tugezemo, ubwo kuramya inyamaswa n'igishushanyo no gushyirwaho umubare, abantu benshi bajijiwe kandi Satani akaba ashaka ko bajijwa, reka twebwe duhe kumvira kuzima, kuko aribwo dushyirwaho ikimenyetso cyawe Mana. Reka buri muntu wese umusobanurire igikwiriye muri iki gihe cyo gukorwa, maze amazina yacu yandike mu gitabo cy'ubugingo. Buri muntu wese ufite inzara n'inyota uyimumare, maze amategeko yawe uyandike mu mitima yacu, uduhe imbaraga idushoboza kunesha no kurwanya ikibi cyose, mu izina ryawe Yesu urakoze, amen.